Muraho, mwaramutse kandi mwaramutse neza, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe, mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, ijambo tugiye gusanga muri Samweli wa kabiri ibice birindwi. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana isezeranya Dawidi kuzakomeza ubwami bwe. Rero iryo jambo Imana yampaye uyu munsi tugiye kurisoma nk'ibisanzwe, ubundi tuze kurikuramo n'ibyifuzo byo gusengeramo. Nuko umwami aba mu rugo rwe, kandi Uwiteka amuha ihumure ku babisha be bamugose bose. Bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati: "Dore umba mu nzu yubakishijwe imyerezi, ariko isanduku y'Imana iba mu ihema." Natani asubiza umwami ati: "Genda ukore uko umutima wawe ukubwira kose, kuko Uwiteka ari kumwe nawe." Iryo joro ijambo ry'Uwiteka ribonekera Natani riti: "Genda ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti, uku ni ko Uwiteka avuze ngo, mbese aho uzanyubakira inzu yo kubamo? Uhereye igihe nakuriye Abisiraheli muri Egiputa, ntabwo nigeze kuba mu nzu kugeza ubu, ahubwo nagenderaga mu ihema nk'ubuturo. Mbese ahantu hose nakagendaniye n'Abayisiraheli bose, hari ubwo navuganye n'umucamanza wese wa Isiraheli, uwo nategetse kuragira ubwoko bwanjye bwa Isiraheli nti, ni iki cyakubujije kunyubakira inzu yubakishijwe imyerezi? Nuko umugaragu wanjye Dawidi umubwire utyo uti, uku ni ko Uwiteka Nyiringabo avuze ati, nagukuye mu rugo rw'intama mu bwungeri bwazo, ngo ube umutware w'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli, kandi nabanaga nawe aho wajyaga hose, nkarimbura abanzi bawe imbere yawe. Kandi nzaguha izina rikomeye nk'amazina y'abakomeye bo mu isi, kandi nzatoraniriza ubwoko bwanjye bwa Isiraheli ahantu mpabashinge bahature, habe ahabo bwite, batazimuka ukundi. Kandi abanyabyaha ntibazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere, ubwo nategekaga abacamanza gutwara ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Kandi nzaguha ihumure ku banzi bawe bose, ndetse Uwiteka arakubwiye ngo azakuremamo umuryango. Kandi iminsi yawe nigera ugasinzirana na ba sogokuruza bawe, nzimika umwana wawe wibyariye akuzungure, kandi nzakomeza ubwami bwe. Nuko uwo ni we uzubakira izina ryanjye inzu, kandi nzakomeza intebe y'ubwami bwe iteka ryose. Nzamubere se na we azambere umwana, nacumura nzamuhanisha inkoni z'abantu n'ibyago by'amoko y'abantu, kandi imbabazi zanjye ntizizamwomorokaho nk'uko zomorotse kuri Sawuli nagukuye imbere. Inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho bidakuka iminsi yose, kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka ryose." Nuko ayo magambo yose n'uko kwerekwa kose Natani abirondorera Dawidi. Amena, amen. Imana ibaho umugisha kubwo gutega amatwi ijambo ryayo. Ni ijambo riri muri Samweli wa kabiri ibice birindwi, nawe waza gufata Bibiliya ukaza kurisoma witonze, ukumva aya magambo neza, witonze, ndetse ugatega amatwi y'umwuka, ukumva icyo umwuka wera akubwira biciye muri iri jambo. Ku ruhande rwanjye rero, umwuka wera icyo ambwira muri iri jambo, cyangwa se yambwiye muri iri jambo, ni ukuvugana n'umuntu wese ureba iyi videwo, umuntu wese ukunda Women in God Ministry cyangwa se ukunda Imana, ni ukumubwira ngo ese ugambirira gukorera Imana iki? Ni ikihe cyifuzo mu mutima wawe ufite ushaka kuzakorera Imana? Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Dawidi we yagambiriye kuzubakira Imana inzu. Yararebye yitegereje abona we aho aba ni heza, ahagereranya n'aho isanduku y'Imana yabaga ngo ni mu ihema. Arebye abona we abaye heza kuruta Imana umuremyi yamuhaye byose byose byose. Nuko mu mutima we ngo agambirira kuzubakira Imana inzu, ariko arabanza aragenda agisha inama umuhanuzi, abibwira Natani, aramubwira ati, ko ngiye gukora iki n'iki. Natani ngo aramusubiza, yari atarajya mu mwuka, yari ataragira iyerekwa, amusubiza mu bitekerezo nk'umuntu. aramubwira ati, ni igitekerezo cyiza. Aramubwira ati, Imana iri kumwe nawe, genda ubikore uko umutima wawe wabitekereje kose. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana riza kutubwira ngo nijoro, nuko Natani aza kubona iyerekwa. Imana iramubwira ati, uzagende umbwire umugaragu wanjye Dawidi gutya na gutya biriya byose Imana itubwiye.
Nuko rero nshuti bakunze b'ijambo ry'Imana, nanjye ndashaka kuvugana namwe ngo mugire umutima mwiza wo kugira ikintu mugambirira gukorera Imana. Ni umuco mwiza, mu muco mwiza wo kwibwiriza, wibwirize kumva hari ikintu wakorera Imana, wibwirize umaze gutekereza ku mirimo Imana yagukoreye, umaze gutekereza aho Imana yagukuye, ibyinshira, inzobo nyinshiri z'urupfu zagombaga kugutwara Imana yagiye ikurinda, umaze kubitekereza ibyo byose ukabikusanya, ayo mashimwe yose ukayibuka ukayakusanya, mu mutima wawe ugire kwibwiriza. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo bari abacamanza Imana yari yarashyizeho mbere batwaraga ubwoko bwa Isiraheli, nta n'umwe wigeze yibwiriza icyo kintu, kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo n'Imana nta n'umwe yigeze isaba icyo kintu ngo uzankorere gutya na gutya. Nuko rero Imana ishimira Dawidi ko yagize umutima mwiza wo kwibwiriza kuba yazabikora, Imana imuha amasezerano meza nk'uko tuyumvise. Bantu b'Imana rero, icyo umwuka ngiye ambwira muri iri jambo ni uko kwibwiriza gukorera Imana, kwibwiriza gukora ibyiza utekereje ibyo Imana yagukoreye, bizana umugisha ku buzima bwawe, kandi atari kuri wowe wenyine, ahubwo uwo mugisha ukazagera no ku rubyaro rwawe. Iri ni ryo jambo rero nari mbazaniye, ntabwo ngiye gutinda mvuga amagambo menshi, ahubwo reka dusenge isengesho rigufi, ubundi muze kurisoma murusheho kuryumva ndetse no kumva icyo umwuka wera ababwira. Mana turagushimye, tugushimiye kubw'ijambo ryawe, urera urakiranuka, uri mwiza. Tugushimiye Data wa twese mwiza, isezerano ryiza wasezeranije umugaragu wawe Dawidi, umeze kumva icyo umutima we ugambirira kugukorera. Nuko rero natwe duhe kugambira kugukorera ibyiza, Mana, twibwirije tutagombereye kubwirizwa n'abandi, tutagombereye kureberera ku bandi, uduhe umwuka wera w'umujyanama n'umufasha muri uru rugendo. Urakoze, ubane natwe muri uyu munsi, byose ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Murabeho rero, tuzabonana ubutaha. Imana ibahe umugisha kubwo gukomeza kuntera inkunga no gushyigikira iyi channel. Bye bye.